ubu mfite ba Yuda bansoma kwitama baza bakansoma bakanyereka urukundo turagukunda bakanampobera umuntu w'umugabo akagusoma kwitama abo ni abatinganyi da sungu baruzi ko biri kuvugwa hano hanze ko yago yibishije cano nabwo ari agatwiko byo nabyo uzi ariko njye hari ikintu ndi kwibaza ni gute yago yibishije cano cano nabonye ngo yagarutse ngo sinzi izina yayise ariko ntabwo yagarutse ahubwo uvuga ngo cano uwayitwaye ngo yahise ahindura izina video ziracyariho urumva ibyo bakoze byose biriho nta video n'imwe iri private ibintu byose bakoze biriho ni gute umuntu avuga ngo bamwibye cano kandi bakagaruka bagasanga bayihinduye izina na video ziracyahari kugira ngo hari umuntu bamwibye cano bahita banayisha ubuteka mutwe iyo mubakwibye cano tatwe turazifite video zose barazadinga bakazisiba cyangwa bakazikura bakazifunga bakazigira yego ugatangirira kuri video imwe ariko ntawe utaza kunsoma wa muhungu we mu izina rya Yesu urumva uyu munsi rero n'abahanuzi turakorera mu mwuka wa gipfumu ari nayo mpamvu abantu batatwemera abyumvishe atari uko ibitangaza bitakorwa atari nuko ubuhanuzi wahanuye budahari ariko wa mwuka wa gipfumu turi gukoreramo uri gutuma icyizere kituvaho uri no gutuma nta mirimo Imana ikora hagati mu bantu ubwo hagati ushatse kuvuga ko hagati bishobora kutagira imikoranire y'abantu bitewe nuko harimo umuntu wasengesheje ashaka kumera nk'umuraguza n'umuntu uri guhanura ameze nk'uragura ugiye gusenga urusengero uretse gatoya icyo nzi cyo nuko wari wicaye hariya yitwaga ko ari umukozi w'Imana yego amaze kubona impano y'Imana akoze kari akantu k'amafaranga umutipe yaravuze ati yampe rwose kandi yaje amurwanya ariko akiyakubita amaso yaravuze ati yampe uretse nkubaza wowe kuri profeta ari amafaranga wayanga njyewe nsubiza ariya mafaranga njyewe ariko profeta ikintu nshaka kukubwira muhanuzi w'Imana impano y'Imana nuko abeshya abanyarwanda kandi amaherezo y'amano y'Imana azarangira nabi Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Inshuti bakunze bacu reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro twongere tubifuriza ibihe byiza mwebwe mudukunda kandi mudukurikirana umunsi ku munsi twizere ko aho muherereye mwese mushima Imana kandi muri amahoro. Nimba utameze neza ushobora kubudukurikirana utameze neza ariko reka tukubwire ngo humura mu ijuru hari Imana itabara. Hari umuntu buri wadukurikiranya arwaye hari abantu baba barwaye ariko tubabwire ngo Yesu abasha gukiza indwara twara abantu badukurikirana bibereye mu bitaro hari n'abadukurikirana baryamye bari ku bisasiro by'amariri yabo abo nabo reka tubabwire ngo ni muhumure Imana iratabara ibasha gukiza hanyuma ari abantu benshi mutari muduherutse kuri kamera abantu bari bamaze iminsi bambwira ngo nsigaye naratinye kamera ntabwo natinye kamera nari maze iminsi nibereye inyuma kuri mikoro ariko uyu munsi nagarutse kuri kamera hanyuma ndi kumwe n'umukozi w'Imana ngira ngo ngewe abantu turamenyeranye ni Zakariya cyangwa se Bicyayi abantu batari bamperutse ndabashuje mu izina rya Yesu mwese mugubwe neza inshuti zanjye mwese abantu munkunda abantu munkurikirana abantu mukurikirana indirimbo zanjye ndetse n'abakurikirana ibiganiro nkunda gukora mwese bahaye yambu bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda abari Canada bari Amerika bari hirya mu Bubiligi abari muri Suwede ndetse no mu Buholande n'Ubwongereza n'ahandi hari abantu benshi badukurikirana tutanabazi mwese muhabwe umugisha n'Imana turabakunda cyane Sam hari abantu batari dushuje abantu cyane nitwa Samu wanyu Samu y'u Rwanda umuhungu wa Kristo Yesu babwira ngo shalom ndabakunda cyane nanjye cyane abantu benshi ntago bari gukunda kumbona cyane kuri kamera kubera ko mba ndi gukoresha abatumirwa batandukanye ariko uyu munsi abanyarwanda bafitiye ibyiza tubafitiye amagambo meza y'ihumure tubabwira ngo Kristo akomeza abantu namwe tubwira abantu bamaze gukora subscribe ku macano yacu bagiye bakora subscribe n'utarabikora abo bantu bahabwa umugisha n'abandi bantu bagira ubundi buryo baduteramo inkunga aba mu butekerezo uburyo bw'amafaranga nabo turabashimiye cyane kuko uyu murimo nta muntu wabasha wenyine hari ukuntu abantu bagira gutya bakakanda nko ku kiganiro wakoze cyangwa se
bakagira gutya bagakanda linki cyangwa se bakaba banakibonye gutyo kirimo gitrendinga bakaba bagira gutya bakakireba ariko bakahava badakoze subscribe. Abantu rwose namwe mugerageze mwikosore, niba ukurikiranye ikiganiro gerageza ukore subscribe niba utarayikora, ariko nimba warayikoze ntabwo umugisha, kuko ibyo dukoze byose urushaho guhita ubibona ako kanya. Hanyuma rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, abantu bakuzi nka porofeti. Umuhanuzi wahamagawe kandi nanjye ndiwe cyane ariko ntabwo ari byo twirata, abantu batazatwumva nabi. Ntabwo twirata ko turi abahanuzi gusa, twarahamagawe. Twirata izina rya Yesu, twirata izina rya Kristo, kuko Kristo niwe uri muri twe, niwe ukorera muri twe, niwe ugendera muri twe. Buriya atari muri twe ntacyo twavuga, nta n'icyo twabona tuvuga, ariko kuko Yesu ari muri twe tubasha kubona icyo tuvuga kandi Imana ikadushyigikira. Turashaka kubwira abantu ko ubwami bw'Imana buriho kandi Yesu yatsinze isoko ryo kuturengera. Amen. Abantu babyumve babyemere, babyange cyangwa babyemere. Ku bakristo bemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, nuko Kristo yadutsindiye isoko ryo kuturengera. Ari nayo mpamvu uyu munsi atatakaza abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi muri rusange. Ndetse uyu munsi wa none tunashimira Imana ko turi kwinjira ku itariki ejo bundi 15 twinjira mu matora yo kwitorera umukuru w'igihugu, kandi dushimira gahunda ni ku gipfusi, dushimira yuko tubaye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Hanyuma Zakariya, njye ndi kunezerwa cyane n'uyu mujyi turimo ndetse n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihugu kitarimo intonganya, kitarimo induru, kitarimo abantu baryama, abanyarwanda baryama bagasinzira. Turaryama tugasinzira, tukabyuka tukajya mu kazi, dukakora mu muvoma zacu buri munsi. Gusa twebwe icyo tugerageza kuvuga, Imana iguha umugisha. Ni ukuri Ben arandogoye. Tujya turyama. Arandogoye ariko reka bikurikirane. Umva mubwire, tujya turyama. Twangiye kuryama tukabyuka. Twamara kuryama twabyuka tukajya mu kazi. Twajya mu kazi, ari nayo mpamvu uyu munsi wa none tubayeho. Yego, abasenga bagasengera mu mahoro, abaryamye bakaryama bagasinzira. Nta wundi muntu tubikesha n'umubyeyi wacu rero wagiye utuyobora neza. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none gahunda ari kuki ku gipfusi. Ngiye butinze gucya, kamera nzayiterura ngende mbanze nore, nimara gutora ubundi nanjye nkoresha ibiganiro mbaza abanyarwanda uko biteguye umunsi wo bazaba bitoreye. Tuzaba twabukereye kuko n'abantu benshi barimo baravuga uti hatinze gucya, hatinze gucya. Twebwe mu gihugu cyacu ni amahoro, nta kibazo dufite, kandi n'ibibazo bihari twe turabyikemurira abanyarwanda, kuko tuzi iyo tuva, tuzi naho tugana. Abantu bamwe bavuga mugani wa ya ndirimbo, twebwe ntago baza aho tuvuye, kuko aho tuvuye nitwe tuhazi. Yego. Hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro, ndagira ngo ubanze ushime Imana. Profete, umukozi w'Imana, banza usenge. Kadusenge. Uri uwera, urakomeye, wambaye icyubahiro, ukenyeye imbaraga, ikuzo ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka niwe mu isi. Amen. Amen. Ariko abantu abakozi b'Imana ntabwo mu gisenga amasengesho maremare. Oya, ntabwo reka Imana tuyahamagara nk'aho ari Nyabingi cyangwa ari Shikaroti duhamagara. Ni Imana ibitwegereye, iyo tuvuze rimwe yumva kabiri. Ni Imana y'imbaraga nyinshi, ni Imana y'urukundo, kandi ni Imana y'inyembabazi. Hanyuma Sam, umaze iminsi utagaruka ku mihanda, nanjye nuko cyane cyane ngira ngo minsi yashize wavuye mu kiganiro uvuga uti ngewe nta matiku nzagarukamo. Yego. Ubundi ngewe sinzagaruka mu matiku. Ngira ngo hari n'inkuru zimaze iminsi zitrendinga, nabonye utarakoze inkuru cyangwa se ibiganiro. Kareka ntaga nta mwanya ufite. Nk'inkuru za Ezekiel ntabwo wigeze uzivuga. Kareka inkuru za Ezekiel narazibonye zicicikana, ngo urugo gusenya ibiki ariko ibyo nta mwanya nge dufiteho. Igifite agaciro no kubwira abantu ubwami bwo mu ijuru bagahindukira akava mu byaha byabo. Abantu benshi bagiye bavuga ko kari agatwiko, ariko sinzi niba wenda abantu baba bari gushinyagura, ariko simpamya yuko Ezekiel yaba yaragiye gutwika kubera ko yabuze views. Nabyo birashoboka. Ubwo kandi nawe ugiye kunga mu bavuze ko yari yabuze views. Oya, ntabwo views yari ukuvuga ko yazibuze, kuko ahageze harakomeye. Ahubwo icyo nshatse kuvuga ni uburyo ashobora kuza nawe akategura umugore amwe ati bunyarutse, ubuvuye hano nyuma nzaguhamagara ongera ugaruke tujye kuri kamera duseme. Byose ntabwo uzi ko bibaho, kugira ngo wenda bongere batwike muri social media. Ngo wari uzi ko biri kuvugwa hano hanze ko Yago yiyibishije cano, nabwo ari agatwiko, byo nabyo uzi. Ariko njye hari ikintu ndi kwibaza, ni gute Yago yiyibishije cano?
Cano nabonye ngo yagarutse ngo sinzi izina yayise ariko ntabwo yagarutse ahubwo uvuga ngo Cano uwayitwaye ngo yahise ahindura izina. Video ziracyariho urumva ibyo bakoze byose biriho, nta video n'imwe iri private, ibintu byose bakoze biriho. Ni gute umuntu avuga ngo bamwibye Cano kandi bakagaruka bagasanga bayihinduye izina na video ziracyahari, kugira ngo hari umuntu bamwibye Cano leta banayisha. Ubuteka mutwe iyo mu bakwibye Cano tatwe turazifite, video zose barazadinga bakazisiba cyangwa bakazikura bakazifunga yego ugatangirira kuri video imwe. Natwe nk'abashitse ngo nicyo tubere hano ngo turebe biriya bintu birimo urumva mu yandi magambo harimo abantu bashaka kuba bakwanga, harimo n'abantu bashaka kuba gukunda. Uyu munsi none nimba bicyaho uvuze ngo nafunguye Cano umaze igihe ukora ejo ukagaruka kuvuga ngo wayifunze, harimo abantu bakugira santima z'umutima bakaza kugufasha kuko bakwibye Cano. Uyu munsi none rero umuntu akaba yabuze agatwiko cyangwa ahantu ari butwikira agatubatireka nze nongere nigarurire ya mitima y'abantu. Erega imihanda irimo abantu b'abateka mutwe ndetse abantu bazi ubwenge cyane tapfa kuvumbura ibyabo, sibye ko abanyarwanda mitwe dufite akaba wenda arayigize kuri ya mitwe dufite ntago ari watermelon turatekereza natwe turareba ko yari yayigurishije yayigurishije ntago yanayigurisha rega ashaka kutayigurisha, ariko mu by'ukuri nakubwiye ijambo agashaka kuza agataka akavuga ati banyibye. Ubwo nese umuntu bamwiba Cano bwa mbere, ubwo tuvuga yuko nta bundi muntu bayibye bakayiheza se icyo bayibye bwa kabiri ukagaruka. Wabaza Beni ko begeze bavuga ko yibye Cano ya Noheli kubegeze bavuga ngo yibye Cano ya Noheli. Buriya iyo umuntu yaguhakinze Noheli byo kora bagira iyo umuntu yaguhakinze akakwiba Cano akayigutwara, ntiyaba harimo nimero z'umuntu wayitwaye. Ben nadusubize muri recovery ntiyaba harimo nimero z'umuntu wayitwaye. Ariko iyo mibare ibiri ya nyuma bigaragaza ko nimero ari y'umuntu wayijyanye, bivuze ngo rero iyo nimero bashobora kuyihakinga bakayibona akareba ibintu byose bakajya kureba muri MTN birakunda bibaruye bagahita bamumenya. Ariko Yago ntabwo yigeze atuzanira umuntu Cano ibaruyeho. Abo se Yago naho Cano yarigeze n'urwego yarigezeho n'uburyo ihembwa amafaranga menshi, no kuvuga ko ira Cano yamunaniye kuyikurikirana. Ntabwo yamunanira ariko yavuze ko biri muri RIB. Biri muri RIB. Niba yaratanze ikirego muri RIB ku muntu waba warayitwaye, reka tubitegereze tega amaso twe kubifata nk'ari agatwiko cyangwa se ariko nanone bibaho. Ejo hari ikiganiro yakoranye na Filiskizo Jeskizo Mupanga cyogera cy'abagore barugaba runini. Hanyuma yasinze ukuntu yagize gutya aramubwira uti nyamara abantu bari kuvuga ko ushobora kuba uri gutwika. Byo ari ikibazo nagize kuki Gasuku yamuhamagaye byarangiza amubwiye ngo ndi kukodinga yagagahita amubwira ngo jyanayo n'andi makuru nguhaye jyana yagahita namukupa. Ese ka cyatakomeje ngasisengure amubwira ati niba uri no kurikodinga ngiye gushaka gukira ukuri hanze, yarayanze kurabura bayitwaye kugira ngo batabuza kumenya ko yagari kubikurikirana. Ashobora kuba wenda yari yanze kurabura kugira ngo wenda yagataza gutanga amakuru y'abantu bayitwaye, ko wenda niba biri mu nzego z'umutekano bashaka kuba barabikurikiranye bakamenya umuntu ubyihisha inyuma. Rero umuntu ubyihisha inyuma Yago ntashaka kumutangaza. Reka ibyo bintu tunabireka, ariko yaramumenye reka tunabireka. Wenda bari kuyishene ushatse kuvuga ko Yago afite bayuda atabafite ushatse kuvuga ko afite bayuda. Ega iyo umuntu ari kuzamuka agira bayuda ubuse nabo ufite kandi agenda nanjye mfite bayuda bangendaho bansoma nubwo bene birirwana kuri kamera ntabwo yakubera yuda. Nta muntu utakubera yuda urumva. Ubu mfite bayuda bansoma kwitama baza bakansoma bakanyereka n'abakobwa turagukunda bakanampobera. Umuntu w'umugabo akagusoma kwitama abo n'abatinganye da babandi gusoma kwitama ntabwo bisobanuye ko umuntu yaje yanakugurira kuryarya yakwereka ko muri kumwe yakugurira fanta yagira ute ariko nta utaza kunsoma wa muhungu we mu izina rya Yesu urumva oya nta muntu uransoma kwitama. Ibyo icyo nanishatse kuvuga Zakari ryari ikibazo nibaza wavuze ngo uri profete nk'aba profete
kubera icyo abaprofete muri iyi minsi nta cyizere tukigirira. Icyizere mu buryo mu buryo bwo guhanura cyangwa se bwo gukoreshwa n'Imana, kuki ntabyo tukigirira? Ni amafuti y'abaprofete benshi ndashaka ko dusoma ijambo hano, turagendera muri iri jambo. wowe uravuga iby'abaprofete, uretse nkubaza dufite abaprofete benshi mu gihugu. Buriya ntabwo abantu bose bapfiriye gushira, ariko icyo nzi cyo ni uko abaprofete bapfuye. Wabyumvishe? Hanyuma ushatse uvuga ko twapfuye se kandi turiho? Hanyuma rero isaha n'abaprofete bariragaho ni nayo bitumyeho. Wabyumvishe? Nari mvuze ni abaprofete bariragaho. Njye ntabwo ndimo. Nushaka urimo cyangwa ntabwo ndimo, nayo negeze mwariragaho mwebwe abaprofete. Nawe ubwo ngubwo uri mwaho. Abavuga butumwa ni nayo mwitumyeho. Ushatse kuvuga iki? Kura abantu mu rujijo. Ubwo si cyo batumva ni Ikinyarwanda. Ushatse kuvuga iki nyine? Harimo umuntu utumva ibi bintu. Wenda ari nk'umunyamahanga yari bagiye Ikinyarwanda. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko mwasiribanze mamariba mwarayasibye. Ese kuki abantu zibatemerana? Njye ariko ndakwedena niba utanyemera. Hari abantu benshi ngiye nshora kuzi wawe. Avuga ati zo mene zo paya mvuka Imana imbwiye gutya na gutya, undi nawe yaza ati zo pere zo manda ati Ben yaravangiye wakoresha imbaraga z'abarangi n'iki ababeshyaga. Kubera iki nimba barozi bo mwisi bemerana abakozi Imana tutemerana? Ni igifu. Igiki? Ni igifu. Igiki? Ni igifu. Hanyuma hano kiradukoraho. Hano hari ijambo, kadusoma ijambo ry'Imana. Nicyatumye Gahini yica Abeli ni igifu. Uwo mwuka rero wa Kahini uri no mu baprofeti. Hari ijambo riri muri Yakobo. Yego tugiye kuganira amagambo y'Imana muri iki kiganiro. Ndetse tugenda tunakora hirya no hino ku bintu biri kuvuga. Kuri kuvugwa hano ku mihanda. Ariko nta muntu tuza kutunga urutoki. Ko twebwe turi mu mwanya wo kugira ngo tugire abantu dukebura, niba abagaruka mu murongo bawugarukeho, niba ari n'abarimbuka tubareke barimbuke. Ko ntago abantu bose bazanahinduka. Yesu yaravuze ngo mubwira bumva, abatumva mu byihorere. Hanyuma ni ijambo riri muri Yakobo 5:17. Haravuze ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Haravuze ngo 5:18, haravuze ngo arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Twikirize tuvuge ngo amen. Amen. Bibiliya tubwiye ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Eliya yari umuntu utandukanye natwe cyangwa arameze nkatwe? Yari ameze nkatwe. Ngo aza guhanura, ahagarara muri autorité y'amavuta yo hejuru. Aravuga ngo wamvura we, ndahanuye ntuzongere kugwa ukundi. Ngo imvura ihagarara imyaka 3 n'amezi 6. Bibiliya irambwira ngo nuko Eliya aza kongera. Aleluya. Ndasubira mu mwuka arongera arahanura. Aravuga ngo wamvura we niwongera ugwe, ngo nuko yamvura yongera kugwa. Kubera iki amavuta Eliya yabaga arimo, abantu zibeshi muri iyi minsi nayo barimo ngo bahanura ibintu bikomeye. Ni ukuvuga iki rero? Buriya abantu benshi babaye nk'abaraguzi. Bishatse kuvuga iki? Unda kubaza? Babaye nk'abaraguzi. Uvuga ngo kubera umwuka abantu bakuriyemo wo gupfumuza. Urumva? Ushatse kuvuga ko abantu bavuye kwa Nyabingi bageze mu Mana bagumamo cyane. Bisobanura. Hanyuma noneho ubu n'umuhanuzi ntahanura nk'umuprofete, arahanura nk'umupfumu. Wabyumvise? Ngiye buriya nkubita hasi ukuri, kandi ukuri nkagukubita kuzuye. Ubu nta muprofete uhanura nk'umuhanuzi, ahubwo arahanura nk'umupfumu. Wabyumvise? Yego. Urabizi ko abapfumu yarakuraguriraga ariko ukagira n'ibiguzi utanga, ukabisigayo. Wamara kubisigayo rimwe na rimwe akaba yanakubeshye. Uyu munsi rero n'abahanuzi turakorera mu mwuka wa gipfumu. Ari nayo mpamvu abantu batatwemera. Abyumvishe? Atari uko ibitangaza bitakorwa, atari nuko ubuhanuzi wahanuye budahari, ariko wa mwuka wa gipfumu turi gukoreramo uri gutuma icyizere kituvaho, uri no gutuma nta mirimo Imana ikora hagati mu bantu. Ubwo hagati ushatse kuvuga ko hagati bishobora kutagira imikoranire y'abantu, bitewe nuko harimo umuntu wasengesheje ashaka kumera nk'umuraguza, n'umuntu uri guhanura ameze nk'uragura.
cyane. None se ubu niba umuntu yarakubwiraga ngo uze kwa Nyabingi wambaye ubusa, uyu munsi umuhanuzi nawe akaguhamagara akakubwira ngo Imana irambwiye ngo ambura umuderevure ariko ngo harimo n'abantu bateye bari gusengera abantu bamba ubusa. Imana irambwiye ngo ambura ubusa. Kuri Deliverance yibuka umuhanzi wigeze ngo nawe kuvugwaho yuko yabwiye umuntu ambwiye ati kuramo imyenda ayikuramo kuri telefone ati tambuka, aratambuka ati va mu gitanda avamo jya muri toilette no muri douche ajyamo ati korana ibi nibi amucangaranya mu mutwe. Wose umwuka abadayimoni abenshi baraguhamagara akakubwira uti kinisha so kugusambanya ubwo ngubwo none zubwo uwo mwuka wa gipfumu uri gukorera mu bahanuzi urumva abantu bazabizera, urumva Imana izakorera muri twe. Wowe uravuze uteriya yari umuntu nkatwe ariko tandukanya profeteriya urumva wa kera wahanuraga nk'umuhanuzi w'Imana kandi ibyahanuye bikaba bibayatubwiye ngo yarameze nkatwe, yategekaga imvura yarameze nkatwe nyine yarameze nkatwe. Ariko nanone tandukanya ubukiranutsi Eliya yari afite n'ubukiranutsi abaprofete bo bafite. Wabyumvishe kuba uri umuprofete egare gukiranuka egare n'abantu muri Bibiliya tuzi batakiranutse. Mbere yuko uba profete wakagombye kuba umukristo. Wabyumvishe mbere yuko uba profete wakagombye kuba uri umukristo. Niba rero uri profete utari umukristo menya ngo ntabwo uri Eliya. Iyo uri profete utari umukristo ntabwo uba uri Eliya. Ese nakora umuntu ntabwo wakora igitangaza. Ushatse kuvuga ko arimo abantu zisaba nibyo wakora abantu zibahanura bameze nk'abapfuza cyangwa bagahanura bagenda ariko barapfuye cyane. Nta mwuka w'Imana bakoresha n'ubupfumu ni indagu. None ushatse kuvuga ko abantu bafite impano zo gukeka atari umwuka w'Imana. Ni indagu. Bari kuraguza umutwe. Ntabwo abaprofete ni indagu, no kuraguza umutwe. Abyumvisha. Uri mu kihe gice wowe? Ni indagu. Wowe uri mu kihe gice? Ibyo byihorere by'igice ndimo ni Yesu bizi. Ibyo by'igice ndimo ni Yesu bizi kuko nta wivugira. Bantu badukurikiranye ngeze umuhanuzi Imana ihamagaye uri gukoresha ntabwo bafite Imana iranoranyije. Ndikumva Enedras my God. Nuze bicyari kuvuga ngo harimo abantu bateye batyo ariko twebwe dufite ibyasezeranyijwe. Twizeye Imana ishobora byose. Abantu bavangirwa batavangirwa ariko yaduhamagaye. Uretse nkubaza. Niyo kwizerwa. Uretse gato. Baza ndagusubiza. Ejo bundi wakurikiranye ikiganiro cyabereye kwa Ezekiel kuri Kiranuka TV cyakozwe na Ezekiel na Mpano y'Imana n'undi mu pasteur. Yego. Simuzi niba ari pasteur, sinzi icyo ari cyo. None numvise ngo Mpano y'Imana agiye gushinga urusengero. Icyo nzi cyo nuko agiye gusenga urusengero. Uretse gatoya. Icyo nzi cyo nuko wari wicaye hariya yitwaga ko ari umukozi w'Imana. Yego. Amaze kubona Mpano y'Imana akoze kari akantu k'amafaranga. Umutipe yaravuze ati yampe rwose kandi yaje amurwanya. Ariko akiyakubita amaso yaravuze ati yampe. Uretse nkubaza wowe kuri profeta ari amafaranga wayanga? Jewe nsubiza ari amafaranga njyewe ariko profeta ikintu nshaka kukubwira muhanuzi w'Imana Mpano y'Imana nuko abeshya abanyarwanda. Kandi amaherezo ya Mpano y'Imana azarangira nabi. Ko ba Noheli bagiye kumupfukamira kandi Noheli yarongeye akagaruka kuri kamera avuga ngo yaramuhaye amafaranga ngo azamuvuge neza ngo nta mwuka w'Imana umurimo. Nose uriya no umwuka w'Imana cyangwa ni maji? Ni maji se zarazi abantu mujye mutandukanye umwuka w'Imana na maji. Ndetse ko yamaye ko umuntu afite maji. Hari ikiganiro aherutse gukora hano narindi. None aravuga ati muzana ibipapuro arabizana by'intuza by'insina arabizana amare kubizana aduhereza amafaranga yaratubuye jama amadolari 20. Amama nibere mu kiganiro ndi mu kazi ariko se ko yagarutse inbox akayanyaka. Ya mafaranga yarayanyatse. Ari ibyo ngibyo uriya mutipe bakamujyanye muri nuzi muri Beneri bakamwicazamo bakanamurinda ego bakabati nuzi ugomba gusohoka muri Beneri tudukorera amafaranga tuture tuzana impapuro zo zikura amafaranga cyangwa n'ahandi. Ibyo no gutesha agaciro ifaranga ry'u Rwanda we nganga akora amafaranga ngarayatobora umuntu utubura amafaranga agenda mu modoka y'umutuku imeze nk'urubaho. Ari igihe bishobora kuba ari ubwenge umuntu yihimbira. Ngiye nkora amafarasi natungira modoka yanuze ya Mpano y'Imana ntayo natunganya akora. Yega amatwi ukuntu umuntu ahimba ubwenge kamubeshaho bwamutunga cyangwa se bukamutungana n'umuryango we. Uzi ikintu nagenzuye ariko abantu binjije buriya na Bibiliya iravuga ngo iby'indangare biraribwa. Uwa ntabwo mbwiye. Yego uzi ikintu urababwiye uzi ikintu ngiye nagenzuye. Uzi ikintu nagenzuye bicyari
mpano y'Imana kwanza ntimunamurenganye. Ikintu nagenzuye nakomeza yabariye ikintu nagenzuye, abantu haba basengerwa haba badasenga, abantu bakunda ibintu by'ubuntu, bakunda ibintu by'inyongezo, bakunda ibintu by'ubuntu. Biracitse ushobora gusengana n'umuntu nk'umukozi w'Imana nkawe, sibyo? Cyangwa ukajya kuririmba ahantu ukayirirwa uririmba usaba yanga uririmba uvuga Imana neza, wajya gutanga Imana iguhe umugisha, yego. Ariko undi yaza yavuga ati faya, abantu bari kwitura hasi, ati njye ndayazana. Kubera iki? Harimo umuntu umwe twigeze tuganira arambwira ati njyewe, ati hari abantu bakoresha urubaraga bari no mu murimo w'Imana nk'uko bavuze ko ari abantu zibapfura. Aravuga ngo yahekenya akantu agakinya kacu gutya, ndabahekenya nuburana, yego we nuburana, bafite umuti, baba bafite power. Iyo umaze guhekenya aka kantu ati n'urugero wenda bicyanda ndahekenye nekenye ibitekerezo by'icyo mubwira cyose akemere, mbwira abantu ko baba maso. Ako kanya yakubwiye ngo mama cyangwa papa yoherereza 500, ako kanya urabimuhutiriwe. Ejo bundi niba ari ni muri Uganda, nagiye kubona mbona mu pasiteri cyangwa se mu profete bamusasiye ibitenge nka kumwe regeze basasira Yesu imyenda na imikindo. Hanyuma uyu muprofeti bari bamusasiye ibitenge biva nkanga bikataha hirya kuri fawa, urumva? Noneho umuprofeti uko atambuka gukoraho uhirima, uko atambuka gukoraho uhirima, uko atambuka gukoraho ujwigira bwewe. Hari ikibazo byari ikibazo nibaza, reka mwibarize umuntu w'umuhanuzi ni gute arinda gukora ku bantu bakagwirirana, ntiyagukorera igitangazo turugwirira? Nyine ntega amatwi, iryo ni irigondi ryabo, babyumvise ibintu byumvise vuba. Ako ni akantu k'agasitarateji kabo bakoresha kugira ngo abantu babice mu bitekerezo, kandi nta muntu ushobora kugira gute kuzavumbura ko ibyo bintu bakora ari imbaraga za gishitani zibarimo, bumva ko ari imbaraga z'Imana. Kuko icyambere umuti baba bafite, uzanakurikirane, hari abaprofete benshi baba bafite ku muti, ku buryo ugerageza no kumuvuga ibintu bibi kandi kuko ibyo bamuvuga akaba bikora, ariko ubu imbaraga zo kuzareka uyu muntu ukazibura. Babyumvishe? Icyambere umuntu bakubwiye ko akoresha imbaraga za gishitani, urabizi, baranabikubwiye uhora ubibona. Kabiri barakubwiye uti uyu muntu ni umusambanyi, uyu muntu ni umujura. Urumva? Uretse ari rya jambo Yesu yavuze ngo nimwumva hakurya bababwiye ngo Yesu ari hakurya cyangwa ari hakurya ngo nimuzajyayo. Oya, njye icyo nshatse kuvuga niki, nshatse kuvuga ko abantu babafata ibitekerezo byabo bakabishyira hano, urumva, mu biganza kubera umuti, yego. Noneho bya magambo bakubwira ukagera mu rugo ugashyira mu nyurabwenge ugatekereza ukavuga ariko kuko uyu muntu ko baramuvuga nabi wamureka, iri torero ko barivuga nabi warireka, wahahunga nkahava, wagera mu rugo ukagarura ubwenge. Ariko wazasubira ku rusengero ukibagirwa bya bitekerezo byose wari ufite, byose ukabibona. Uyu muprofete yakugera imbere n'ukuri kw'Imana, ukongera ukamukunda, kandi wari waravuze uti ndakwanze ndakuzimutwe wa mudayimoni we, ukanamutokeje uvuga uti wa muzimu we ndakwirukanye. Imana hinjiyemo abarozi n'abatekamutwe bakoresheje izindi mbaraga. Wowe rero ibyo uri kuvuga ntabwo bizi. Jewe mu minsi yashize nari ndi Uganda, nagiye ndeba ibintu abagande bakora. Buriya abagande bo bakuriye mu mwuka wo kuraguza cyangwa se mu mwuka wo guhanuza cyane abakurambere. Abagande niko bateye. Abantu bavuye Uganda ngira ngo murabizi. Buriya umuprofete w'i Buganda udahanura cyangwa se udakora ibitangaza ntabwo yemerwa, nta nubwo abayeho neza, ntabwo bamwemera. Na hano mu Rwanda nabonye ari wo mwuka wahateye. Nawe warahateye. Ni ukuvuga ngo umuprofete wese utavuga ngo umva uko ivuze, urumva, uwo muprofete ntabwo aba yemewe. Mwibarize, ni ngombwa ko umuntu azi iwawe mugasengana akata hari uko Imana ivuze ngo zomene zopaye mvi ko ivuze, ntabwo Imana yavuga. Imana niyanakora itavuze cyangwa Imana ntabwo ari radiyo bafungura uko babonye cyangwa se uko bashatse. Imana ivuga igihe ishakiye, bishatse iravuga cyangwa ntivuge, kandi ntabwo Imana ivugira mu kanwa ko kuvuga ngo ndavuze ngo nimwumve uko mvuze gusa. Ijambo ryayo iravuga. Mu ndirimbo abaririmbyi bararirimbaga ukumva ikirere kirafungutse ukumva Imana iri kuvuga mu ndirimbo. Umuntu yakubita icyigisho hari ukumva Imana iri kuvuga, urumva. Abantu babyinira Imana ukabona Imana iri kuvuga. Rero ntabwo Imana
ivugira mu buryo butandukanye, ntabwo Imana ivuga ari uko bavuze ngo umva ukuntu Imana ibwiye, birambwiye ngo ndi Uwiteka, ngo ndi Imana yawe. Abantu benshi kuko babonye ariyo ndisho, urumva, cyangwa se babonye aricyo kintu kirya cyane, byatumye benshi bigira n'abaprofeti atari bo. Urumva, ugasanga umuntu yigize profeti yatangiye kubyimba nka dendo, yigize nk'agaca ko mu ntuze ko mu nsina, yose hamwe n'umuntu anywa agasinda agahita avuga ngo birambwiye ngo birambwiye. Ikubwiye iki se cyahe? noneho ngo hari n'abandi bakoresha ngo tekinike, ndakaza gutereta umukobwa ngo nutanyemereza Imana izakwica, ngo nutanyemera ngira kumura mu mwuka. Iyo ni umwuka wa dayimoni, ni umwuka w'iterabwoba. Imana yacu ni umubyeyi, Imana sinera hamwe, Imana yacu iratabara, ni umubyeyi, n'abantu ntibahamura abantu. Hanyuma hano hirya ibyumba, rero ari kuvuga ngo tugane ku musozo. Hirya dukomeze hano hirya ibyumba, hirya ngaha. Aha, reka mbwire n'abaprofeti mbabwire nti ibyo dukora cyangwa se ibyo mukora Imana irabibona. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ijisho ry'Imana rirabona kandi nta hantu hamwe waryihengera. Imana ni inyembabazi. Uyu munsi ukora icyaha ikakubabarira, ikaguhishira, ikakureka, ndetse rimwe na rimwe ikanaguhisha ukanakomeza ukayikorera iguhisha, ariko uri umunyabyaha. Imana ikakuyobora kuko irahendahenda. Hari umukobwa hano ibyumba witwa Devota. Devota yari umukozi w'Imana, hanura unda kumuvuga cyane, ubwo ariko muvuga cyane cyane iyo ndi kubwira abaprofete babeshyera Imana. Yego. Hanyuma Devota agira gutya ahantu Ikadesha, urahazi? Habona byumba hara ku mazi, ndahazi. iyo Devota niho yabaga. Yagiraga gutya agahanurira abantu, igihe kiza kugera ajya mu mwuka w'ivangirwa, akajya ahanurira abantu Imana itavuze, akabaha amasezerano adahari. Ubu hari abantu mutunze amasezerano nta n'icyo Imana yavuze, ari amahura abahanuzi babahanuriye, kubera ko bamwe n'abakristo babarembeje. Ejo hari n'umumama wanyandikiye arambwira ngo abahanuzi mwarankomerekeje, ngo ngewe ngo ubusinyumva n'iby'abahanuzi. Impamvu batakibumva nuko babapfunyikiye nyine, bagiye bababeshya. Wabyumvishe? Devota ari ibyumba, Imana iramubwira iti nzaguhana. Yego. Nzagukubita. Arabyirengagiza. Yego. Hashize iminsi Imana imuhana amezi 6. Aba mu ishyamba, nta muntu uzi yaba arisha ibyatsi nk'inka. Nka kumwe yahannye Nebukadinezari, niko yahannye Devota. Amara amezi 6. Amezi 6 ashize, Imana imugirira ikigongo arakira. Amaze gukira asubira mu ishyamba kubwiriza. Arabwiriza, haza umusore usa neza ufite amashusho nk'ara ya Beni. Wabyumvishe? Haza umusore rwose w'umuyumbu usa neza, waganguje, usa neza. Urumva? Ibogari kuri Beni ameze. Barakwica sha. Urumva? Hanyuma Devota abaramuhanuriye. Ubukuntu Imana imbwiye. Ati Imana irambwiye ngo nitutabana irakwica. Urumva? Devota umusore aramwitegereza, yitegereza Devota, aramubwira ati ariko se irarinda inyica, kumbona udasa nabi, mbona uri mwiza, iranyicira iki? Tuzabane nta kibazo. Urumva ko hari abahanuzi batera abantu ubuzingo zubatswe atari Imana yawe. Ari abahanuzi biterabwoba. Ari abahanuzi biterabwoba. Hari n'abarya komisiyo. Badutitije bakajya badutera ubwoba turi mu masengesho. Umuntu akazababwira ngo nudasenga yinira kwica. Ariko Imana mwayigize Elishabab. Imana koko. Mwayigize iki koko? Urumva? Devota baravuga uti rero nutandongorira guhitana. Aravuga uti irinde impitana kubera iki? Arangije agira ute? Perezida Gone. Ashize iminsi aramubwira uti uko Iyera imbwiye. Maze nibatana no kuvuga ngo Iyera. Ati Yera. Domanda. Ati Dopita. Ati umva uko ivuze. Ati rambwiye ngo tujye mu murenge. Ati ndituva mu murenge tubane. Nta kibazo. Umusore aremera disi. Nta mariage. Buriya hari abantu baba batamenyereye ibintu by'imvugo y'Imana. Urumva nk'uwakubikira rwa Beni, akaza akarwubamaho akarubwira uti mbona ari umunyabwengera. Urumva hari ukuntu aza akarwubamaho akavuga uti umva uko ivuze. Ariko Beni umukobwa ari inzobe ntabwo yamuciye amwanga. Ati umva uko ivuze. Urumva? Ati ivuze ko uzana ituro ry'ibihumbi 800. Urumva yafite.
deni rero yaba yarabitse akamiliyoni kuri konti gahita agashamuzaho kakazana Imana ni kwivuze koko urumva gusa nanone ntibisobanuye ko hatariho ba profete b'ukuri kandi bakwiye guhabwa ishimwe cyangwa se itungo. Reka mvuga kandi kantu gateye ubwoba. Devota haciye iminsi barabana koko bamaze kubana uzi icyabayeho haciye amezi 2 bicaye mu nzu gutya muri salo Devota abwira umugabo aramubwira uti sheri bite ni sawa nani ari mu kwabuki aramubwira uti rero itamari nge nawe ninde wicundi ari nge nawe ninde urubwicundi baravuga atari kuri gutebye nge nawe se turicana habaye hari murantera aho urwenya Devota ati ndi serious hitamo ni nge nawe ninde uri bwicundi Devota ahita yikoza kuri botike agura urwenda araruzana mandi irahana ajya mu gikari akata ibere rya mbere kwacinara Yesu urumva ibere ararikata akata irya kabiri yagiye kurirangiza amaraso yamushizemo umwuka uri guhera umugabo yabimenye asanga amabere umugore yayaciye basohoke bahuruza abaturanya baterura nkuru yonza kuyibona nkajya kuyikorera baterura abaturanye ngo bajyane kwa muganga yageze kwa muganga umwuka wavuyemo Devota arapfuye aheza nikuzimu mvuze ngo ni mwijuru none se Devota tuvugishije kuri Devota yabonye ubugingo mudushirire muri comment wenda muduhe ibitekerezo muri comment mutubwire uti uwo mukozi w'Imana Imana yaramuhannye ariko yabonye ubugingo hambera ntabwo yabonye ntekereza ko nta bugingo hambera hari nundi buri Imana irahana musore ubwingo yabaye muri korari aba muri korari imyaka 10 akagira umukobwa yemereye mikoro ariko kuri gahunda nitugira mu gitanda inyihere bakagenda bagasambana umwaka wa mbere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngaho reka none wa mukobwa umunsi umwe asibe muri korari baje gusiba ni hano muri Kigali ni hano muri ndi no kuhareba no birangije umukobwa umwe yanagaruka yavangiwe no birangije ubasaza birangije umukobwa ikintu cyabaho giteye agahinda nimba ivuga harimo abantu bashaka kubaziza inkuru umukobwa yasibye ababwiye abari muri korari umukobwa yari yasibye umuhungu ari muri korari ye perezida wa korari ariko akabana dirija atoje indirimbo ambwira ati we mukobwa sheri wanjye mikoro ni yawe zajya ngo mikoro ewana uvuge tu uririmbe urabona n'abakobwa baba bari kuri kamera baba bari kuri mikoro bakunda guhogoza cyane bura barimbi bagira umwuka w'abadayimoni wo kwishyira hejuru ibeshye mujye muri sorute noneho n'umushyira imbere y'abandi baririmbyi muri ruraka noneho ngo bageze igihe cyo gutaha byakonda ijambo riba ririmo pastor ari kwigisha ijambo yego ngo amare ngo noneho ngo pastor ari kwigisha ijambo umuhungu atekereza abande wa mukobwa kataje abagiye muri touch izi touch nazo Imana yaduhaye ni nziza ariko zanadukora cyane aranditse kuri WhatsApp kwa kundi ugiye gudirectinga SMS ngo uyohereze nako uyisettinge ku muntu noneho kwisettinga ku muntu noneho ngo birangije ngo ikintu gitangaje ngo ujya yoherereje mama umukobwa naye ari mu iteraniro yari umudiyakoni nawe ari mu iteraniro abaranditse kuri inshuti yanjye kanaka runaka nabonye utaje mu iteraniro ariko uyu munsi gahunda ni gahunda uze kuza kundadurire handi kandi uze nakariso wambaye uri kumva uze kuza nakariso wambaye aba yagira ngo SMS ayikubise wande wa mukobwa musheniwe kumbe SMS itirayoba ozi ko kuri WhatsApp oreze SMS ugakora kuri ugakora na babiri ugashiduka yagiye niba ari mama Vanessa na Vanessa ushiduka yagiye hose ihita yikubita kwa mama Vanessa n'urugero ngimare kwikubita kwa nyirabukwe ngo nyirabukwe akuramo rinete ati ndebera neza nyabo ubwo ahita yira ku mudiyakoni wa mbere usange uze kundeba utambaye ikariso uransanga hahandi kwa General Yesu umwe wambara aratokesha undi nawe uze kundeba uze na kariso wambaye ubwo barayihererekanya mu iteraniro rya bose no biragije barayitembereje mu iteraniro rya bose bamara kuyitembereza ngo nuko inama y'itorero itiba barabwira tumva rero bahamagara perezida wa korari
iri zina ni iryawe yego, inomero ni yawe yego, ibisaba byanditse gute? Perezida arabwira ati ni ukuri ni iyanjye n'igihe wabyandikiye. Aravuga ati mbabwije ukuri nkabera mu musaraba, njyewe uriya mukobwa ni inshuti yanjye, turakundana, inshuro turyamanye n'izizwi umubare. Umuhungu bavuye mu iterura bamuca, n'umukobwa bamutenga, biba birarangiye. Nibutsa abantu rero, imirimo yose umuntu akorera mu isi Imana irayandika. Nta kintu na kimwe wakorera mu isi Imana itandika. Ukora ibyiza Imana iravuga, ukora ibibi Imana iravuga. Nta kintu na kimwe watekinika bene ugatekinika icyaha, ariko Imana ntabwo wayitekinika. Kirazira. Ushaka gutekinika Imana. Rero tuza kugana ku musozo w'ikiganiro, ibiri ku bantu hanze biteye ubwoba. Yewe reka wenda ese reka nkwibariza ikibazo utaravuga. Muri iki gihe abantu bavuze umuhanuzi, bakavuga profete, bakavuga umukozi Imana, wumva iki? Muri iyi minsi iyo bavuze profete cyangwa umuhanuzi, abantu benshi bumva ibisambo. Oya. Cyane. Nkumbajije ngo wumva iki? Ku rwanjye ruhande. Nawe uri umuhanuzi? Nanjye ndi umuhanuzi. Iyo bavuze profete ku iki gihe, wumva ibisambo. Ababeshyi. Abonye umuprofete nawe uri kugenda yambaye mu muhanda ari kubwiriza yambaye ubusa mu gatuza. Ariko uriya mwana nubwo wenda ashobora kuba afite ako kantu ngo kuba yabuze umuhugura. Urumva? Arimo arahanura ngo bwa buhanuzi bw'ikimenyetso nka Ezekiyeli. Ariko ntekereza yuko afite bwa mu gatuza se wazandebeye, kameze nka Eliya nawe agenda guhanura. Ibyo bwoya ntabwo byo ntibindeba, ahubwo vuga ngo ashobora kuba yabuze umuntu umuhugura. Ese shaka ko natorera agira araburiye? Bura natorera agira ngo agire umushumba. Itorera arifite, ariko menya ngo nawe wajya guhanura wambaye ubusa mu muhanda. Menya ngo abaprofete bo mw'iyi minsi, impamvu nkubwiye ngo iyo wumvishe profete mw'iyi minsi wumva ibisambo, wumva ingegera, wumva abantu bananiranye, badahugurika, abantu babibinani ngo bibiharamagara birwa mu butayu muvuze induru gusa, ngomborana nk'injerekani. Ngeze nk'umuyobozi wo mu matorero, akuriye amatorero, nakora igiterane cy'abahanuzi. Yewe hari ikintu njya niba nakora igiterane, urumva, kandi n'igihe kizagera abantu babamenye, uretse ko bagiye banabatahura bamwe na bamwe. Urumva? Nimugaruke ku isoko. Reka tubabwire ngo nimugaruke ku isoko. Hari n'abandi bamaze kwishyira n'amakosa mwafuditse, ibyo mwakoze byose musabe imbabazi, mureke gukomeza mwigeze twarizamuye ngo nzarongora umudiyasipora, ariko abadiyasipora mu Rwanda, abakobwa mu Rwanda bararongorwa n'abandi. Oya, rero nibyo byo badiyasipora. Njye nakubwiye ngo impamvu kwishyira hejuru, impamvu ibi byose biba ni igifu. Wayumvishe? Ubu niyo urebye mu makomenti abantu bandika, cyane cyane abantu bibereye hanze, baravuga uti cyakoze abanyarwanda akwereka indushyi ziri hanze, inzara mufite ntabwo tuzi yuko akwereka indushyi ziri hanze. Muraza kuri social media nkaho mwakavuze icyo Imana ibatumye, ngo muvuge ijambo ry'Imana, muhanura ukuri kw'ijambo ry'Imana, mukaza kubeshya ngo nukugira ngo muzarongora abadiyasipora. N'abagore mufite mubareke ngo muzarongora. Ubu hari n'abaza bakavuga ngo ngewe ngo ndi umusore kandi ari umugabo, kugira ngo azakunda abone umudiyasipora. Harimo n'abantu baza, uzi ko harimo n'abantu navumbuye baba bafite ingo, byarangiza bagategura, akaza akavuga ati ngende umusore kandi afite umuryango, agatereta umukobwa wo hanze, akazashituka bagiye, umugore akazashiduka, umwe ari mu Rwanda, umugore ari mu Rwanda, undi mugabo yafashe ibyangombwa yagiye, abeshye ngo ni umusore kandi ari umugabo batse ngo kugira ngo yegere hanze. Abo nge ndabazi, uretse n'abagabo n'abagore barabikora bamwe na bamwe. Bagiye basenya ingo kubera abadiyasipora. Agira gutya akakubwira uti nyaboneka fotora unyereke, akamwereka, kandi yari umukristo. Ubuse uwo mudiyasipora uri kubwira ngo umwereke, urabona ari uzakujyana. Ariko se nibaze ko wabyaye ibicyayi nkabyara, ubu nubwo umugore tutabana nk'uko umeze, n'urugero nzihakane ko nabyaye, nyine ni ikibazo. Si abadayimoni kwihakana ko wabyaye, kwihakana ko ufite umugore, rega nubwo mutabana n'umugore wawe, mwarabyaranye, yubahwe, respect, ni umugore wawe, mwarabyaranye, mwarasezeranye, mufitanye abana n'umugore wawe. Rero icyo kiganiro reka tugane ku musozo, dushimira abantu badukurikiranye mwese mudukunda. Sinjya nkunda gusesengura, ariko nihagira umuntu unsesenguraho nzamurega ku Mana, bazagusesengura ku mihanda. Njyewe nta mihanda ndiho, njye nta mihanda ndiho, kuko buriya kirazira kuza gusesengura ubeshya.
cyakora unsesenguyeho ukuri nkumva ko ari ukuri wansesenguye waza ukihana naza nkihana ngasaba n'imbabazi nkavuga nti mumbabarire aho nacumuje abo nababaje Views abona ntiziduhemuze. rwose views ntiziduhemuze ngo zidukure ku mana yego nunsesengura nkumva ari ukuri nzapfukama imbere yawe ngo usabe n'imbabazi ariko sinzasesengura umuntu ntari kuvuga ukuri ntari no kuvuga ku cyagukebura ngo byibura ugaruke mu murongo yego kuko Pawulo yaranditse aravuga ngo nuko muhugurane ariko cyane cyane muhugurana ubugwaneza nako Ben yavuze ngo dusoze reka dusoze nanjye nshimira abantu badukurikirane kandi badukunda baduhora ku mitima yabo aba bantu Imana ibamira umugisha cyane ni ukuri kandi nakagarutse mu kiganiro njyewe ngira abantu bacu badukunda badukurikirana njyewe ntabwo nzigera ndeka kuza kuko namaze kumenyaho kugira ngo nzajye kwiba cyangwa guteka imitwe ngo Imana iravuze itavuze nzaza mvuge Imana neza kuri kamera abantu nimba bakizwa bakizwe niba bahinduka bahinduke ariko ibintu byo kuvuga ngo kurangara Kanyombya aramaze mwihorere reka rero dushimira aba bantu tubabwira ngo kandi utarakora subscribe nagenda yikore uyu munsi turaza kurangiza dusengera hanyuma dushimiye abantu mwese mudukunda kandi mudukurikirana nubwo wenda tutaragira benshi cyane badukunda cyangwa se badukurikirana hamwe no kwizera mujye murushaho no kudusengera kugira ngo natwe ibyo dukora birushaho kwaguka hanyuma Imana igukize mu izina rya Yesu Imana turagushimye tugushimye ibintu bwawe bikomeye tugushimye kuri Imana idukunda itubera amaso kandi itubera haleluya tugushimye ko uri Imana y'inyamaboko tugushimye ko uri Imana ibera hose icyarimwe uhereye kera kose uri uko wahoze nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho hanyuma turagushimye ku bw'iki kiganiro wabanye natwe watuyoboye hereza umugisha umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro kandi ufite intambara cyangwa se ibigerageza ari kurwana umurwanire umuneshereze kandi umubere ibyiringiro bene data basubire inyuma cyangwa se bacogojwe n'iminsi n'ibihe Imana yongere bagaruke bundi bushyashya kandi barengereshe ukuboko kwawe gukomeye hanyuma utugaruze ukuboko kwawe k'ubugwaneza kandi ubuntu bw'Imana burushaho kuba mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo wanesheje amen ciao turabakunda